Yes, munyemere mbifurije umunsi mwiza mwe mukurikira gahunda za DCTV Rwanda 5/5 mwe mudukurikira mwagiye mudusubscribinga namwe mudukurikira mu bundi buryo butarakora subscribe reka mbahe ikaze ariko mbasabe guys mukore subscribe kugira ngo 2020 rwose bizamere fresh cyane mwiyongere ku mubare w'ibihumbi 70 bikurikira gahunda za DCTV Rwanda. Mumaze kumenyera ko ariyo ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda kabisa kugeza amakuru atandukanye mu buryo bw'amajwi ndetse no mu buryo bw'amashusho. Iyo ya mbere ikugezaho amakuru acukumbuye, niyo ya mbere ikugezaho amakuru utakwitega. Top story twagira ngo tubakora nyinshi cyane mwagiraga muzikunda cyane ariko mutazagira ngo zaradushiranye. Agakazi kabaye kenshi cyane tukabanza tukabreakinga ibintu tukarundanya top story ku ruhande kugira ngo tuzazibagerezeho icyarimwe noneho muvuga ati wow and wow. Kuri uyu munsi ntago nje gukora top story ahubwo nje gushyira igorora abakunzi ba cinema nyarwanda by'umwihariko n'abakunzi ba filime nk'abamenya benshi cyane bakunda kugenda bibaza ku bibera muri filime ndetse bakanibaza niba biri nyuma y'amarido ya filime. Ese ngo nibiki nibyo nje kuza gukusanyiriza hamwe ngabaha ukuri kose kubibera muri filime ndetse nibiri inyuma y'amarido ya cinema nyarwanda. Umwuga cinema nyarwanda ni umwe mu myuga irimo kugenda itera imbere cyane by'umwihariko bigatuma n'abantu bagenda bayibonamo bitewe nuko ibyo bari gukina no kugenda bikundwa n'abanyarwanda. Mu myaka yashize benshi bitaga cinema nyarwanda inkinamico bitewe nuko batigeraga banogerwa n'uburyo ki bakinirwamo izi filme. Ugasanga rimwe na rimwe umuntu akinnye filme afashe nk'umugabo ungana nkanye w'imyaka nka 43 amuhaye umwana w'imyaka nka 37 cyangwa 40 benda kungana cyangwa se akamuha nyina nawe benda kunganya imyaka, bigatuma benshi cyane babona ko ibyo bari gukora imbere ya kamera zabo ari kugira ngo scene zirangire maze abihe abanyarwanda birebe gutyo. Gusa benshi wari ukubura uko bagira barazirebye karahava bagiye bakunda filime nyarwanda karahava barazibuze ku masede karahava, ariko nyuma yaho basobanukiwe ntago bakongera kubwira umunyarwanda ati reba filime nk'iyi ngiyi kandi aziko agomba kubona filime zitandukanye kandi zijyanye n'ukuri yifuza. Muri uko kusobanukirwa cyane no kureba filime byatumye n'aba producers bagiye batandukanye bahomba bakava ku isoko burundu bitewe na filime bacuzaga babonaga zitakigezwe ku isoko, bigatuma bamwe basubira ku isoko noneho gukora izindi filime zamura ireme rya cinema nyarwanda. Ibyo ngibyo byaje kuza gutizwa umurindi n'amashene yo kuri YouTube cyangwa se na filime zacuruzwaga online. Byari binorohereje abantu kuba baza accessingaho dore ko kugura CD imwe ya DVD inoti imwe y'igihumbi cyangwa se y'I5 igisohoka ku kanya bigoye cyane kandi binahenze cyane kurenza uko umuntu yagura internet idashiramo y'ukwezi 600 akareba filime ubudagara cyangwa se akagura na megabyte za 200 akaba yareba filime zirenze ebyiri. Zimwe muri filime ziyoboye kuri YouTube ni filime Papa Sava ndetse na filime y'abamenya. Filime Papa Sava ni inkuru ni filime ifite inkuru idafite ikintu na kimwe ishingiyeho dore ko ari filime izana nibije. Ni filime ikuzana nibije ni magezweho Slay Queen bagakina kuri Slay Queen bagezeho ibintu runaka bagakina ku kintu runaka ndetse ariko byose byiganje ku kintu cy'ubutumwa. Filime nk'abamenya filime ishingiye ku nkuru y'umukozi wo mu rugo bawutesha umutwe sebuja ndetse na nyirabuja kenshi na kenshi ariko akabikora muri style y'urwenya bigatuma anakundwa cyane n'abakoresha biwe nubwo yabateshaga umutwe kagihumbi agakora amakosa kagihumbi ariko byatumaga bigarurira umutima. Iyo filime yatangiye igizwe n'abantu bagera muri batatu ari bamenya bane ari bamenya ari Soleil ari Kanimba ndetse na Ketchup wakinaga ari inshoreke ya Kanimba wakinaga ari umugabo wa Soleil yari umukire ariko ngo akazajya ajya mu bagore rimwe na rimwe uwamukuraga ibyinyo yari Ketchup. Ni umukobwa kundiwe cyane
uburyo cyakinaga ibintu bye akina Alice Queen akina ubona ibintu bimufashaho kabisa bwira ati wakagabo we icyo dupfana nta mafaranga udafite amafaranga ntabwo waburanga ubona bifiringa binamurimo ndetse byanatumye abantu benshi cyane hanze nyuma y'amarido ya filime bibaza ko ariko Ketchup ateye ndetse benshi cyane bajyaga mubaza mu biganiro twajyaga dukubana rimwe na rimwe ndetse no mu nzira ati ese koko ukunda amafaranga mu buzima busanzwe. Impamvu bamubazaga ibyo bibazo byose nuko yabaga yakenye neza hall yahawe n'umwanditsi akabikora neza kuko bakabubona muri iyo image y'abo bantu bakura ibyinyo. Kuri ubu ngubu kimwe mu byo nje gukoraho ni amafoto muri kureba imbere yanyu ari inyuma y'amarido ya filime Bamenya, Kanimba, Ketchup ndetse na Soleil. Aba ngaba bafatwa nk'abagore n'incoreke z'uyu musore Kanimba ukiri umusore ukina muri iyi filime ya Bamenya, ukinamo ari umugabo ariko mu busanzwe akiri umusore w'ingaragu. Uyu musore ni ibintu ngo byatangiye muri filime atazi ko byazabaho ndetse anagurwa cyane no kuba yafata hall yo gukina ari umugabo wo mu rugo ufite umugore kandi mu by'ukuri ngo asanzwe ari umusore mu buzima busanzwe. Benshi cyane babona Kanimba ndetse n'uyu Soleil benshi bajya bavuga ati ese mwakwishingiye urugo mukanabana ko mbona munaberanye. Hari n'abatemera ko birangirira hari kuri kamera bakavuga ati bino bintu byabo rwose birapfumura bikajya n'imbere y'amarido. Ntago nemera ko rwose bino bintu bya Kanimba ndetse na Soleil byarangirira ahangaha. Amafoto bagaragara bari kumwe ahantu hagiye hanatandukanye yaba kuri tele ndetse na nyuma ya tele cyane bituma benshi bakritika kuri Soleil ndetse na Kanimba by'umwihariko ku mubano ushobora kuba uri hagati yabo wihariye. Gusa ikiriho ni iki ngiki kiriho nuko ku buhanga bafite cyane ndetse n'ubushobozi bafite muri sinema nyarwanda bituma buri wese abatekereza uko batari. Bino bishimisha bano bombi bitewe nuko iyo ubabonye muri iyo image wowe ubatekerezamo ngo bituma babona ko neza akazi kabo bagiye bagakora mu buryo bumeze fresh. Gusa icyo nakubwira nuko ibintu nk'ibi ngibi n'abanyarwanda bagenda bakeka rimwe na rimwe wasangaga byaragendaga yabona muri sinema nyarwanda ndetse by'umwihariko no muri sinema y'isi yose muri rusange ugasanga umukinnyi akinana n'umukinnyikazi mugenzi we bakirana hall z'urukundo ariko mu by'ukuri ugasanga no nyuma y'ubuzima busanzwe hari ukuntu bagira gutya bakanigenza. Ndetse ni kimwe no mu bintu naganiriye n'umukinnyi wa filime ni Samantha ambwira ko kugira ngo umuntu amerite neza hawale y'urukundo bisaba ko afiringa uwo bagiye gukinana. Ni nka kuriya Kanimba abameze muri filime ye ndetse na nyuma ya filime ni kuriya Kanimba bamenanye na Ketchup, ni kuriya Kanimba bamenanye na Soleil bigatuma noneho bajya kuri set biyumvanamo bimeze nk'amaraso mu yandi bigatuma noneho niba ari gukina ari romance akabikora neza imbere y'uwo anishimye. Ngo biragora cyane kuba wazana umusore uturutse iryiriya ukamuza n'umukobwa uturutse iyi ngiyi ndetse umukobwa yareba akabona ati ntago nakunda n'umusore umeze nk'uyu mbikoze gwakazi n'umusore yareba ati ntago nakunda n'umukobwa umeze nk'uyu mbikoze gwakazi. Ngo babiri beta yuko wafata bano bombi ukabahuriza ahantu hamwe bakamenya ndetse umwe akanahitamo n'undi akavuga ati tukinane sene y'urukundo. Filime y'Abamenya ni imwe muri filime zimaze kwigarura imitima y'abantu benshi cyane bitewe n'uburyo kingo ikinanye ubuhanga ndetse ikaba irimo n'inyisho zigiye zitandukanye cyane cyane by'umwihariko ku muryango urimo uyu musore witesha mutwe umukozi wo mu rugo wa Bamenya. Kanimba ndetse na Soleil ni mwe wa couple meza cyane yagiye atanga icyitegererezo muri sinema nyarwanda. Ni nyuma ya couple ya Paul ndetse na Gahongayire Aline ni muri filime y'ikigeragezo cy'ubuzima na Papa Samuel na Mama Samuel ndetse na nyuma ya couple ya Fabiola ndetse na Manzi. Namwe ma couple nakubwira ngo cyane cyane Fabiola na Manzi byari bigoranye cyane ko umuntu yumvisha ko Fabiola atari umugore wa Manzi n'umuzima musanzwe. Bari binagoye cyane ko biyumvisha ko nubwo wenda atari abagore n'abagabo hatari ukuntu bajye baca inyuma gutya bakagira gutya bakigenza bagakundana mu buryo buri hidden. Ariko mu kiganiro nagiranye na Fabiola yabimpakaniye yivuye inyuma ambwira ko ari umukarakter bakinnye kandi bakamukina neza bigatuma rubanda abona ko uyu muntu yaba koko ari we. Nyuma y'amarido ya sinema nuko nta wundi mubano wihariye uri hagati ya Kanimba, Soleil ndetse na Ketchup byavamo n'urukundo cyangwa se n'ubushuti buri aho ngaho, dore ko na Ketchup ari umugore wubatse ufite umugabo ndetse n'umwana
gusa muri filime imbere ya kamera ni abantu bagaragara bafiringa neza ibyo bakora kandi bikanatuma filime yabo ikundwa ikajya on top. Ni bamwe mu bakinnyi b'abahanga twungutse muri uyu mwaka, ariko buri akeca Paul yarasanzwe akina filime nubwo mwari mudasanzwe muzi, ariko Kanimba ndetse na Soleil ni bamwe mu bakinnyi b'abahanga cyane twungutse muri uyu mwaka. Urebye urwego bari bariho mbere batangira gukina filime ndetse n'urwego bariho ubu ngubu ndetse n'uburyo kibamerita ubustari bwabo, n'abantu bazamuye intera mu mikinire yabo, n'abantu bagaragaje ko ibyo barimo noneho bari kubikora nka passion. Ngayo ngukora kubibazaga niba Soleil na Kanimba ari couple na nyuma ya kamera, ni nuko bakina neza ibyo baba bahawe, nuko bazi neza icyaba cyabazanye kuri tele gukora, bigatuma mugenda munakeka yuko baba ari couple na nyuma ya kamera. Iyi ni DCTV Rwanda, reka ngo sabe utanga ibitekerezo unambwira ariko se ubundi babaye couple urabona bya bimeze biti? Soleil na Kanimba babaye couple urabona bya bimeze biti? Yes, reka bifurize umunsi mwiza mwe mukurikira gahunda za DCTV Rwanda, mutange ibitekerezo hasi gatoya, mukore like, share ndetse na subscribe kuri DCTV Rwanda kugira ngo amakuru atandukanye ajya abageraho umunota ku wundi, isaha ku yindi ndetse n'isegonda kuri ndiko twagiye dukira update bizamye mujye muba abambere mu kugenda mubona amakuru atandukanye. Reka bifurize umunsi mwiza, bifurize umwaka mushya muri 2020 uzabere uw'amata ndetse n'ubuki. Uyu mwaka muzawuriye ntuzabarye. Ciao ciao.